Imana izagaragaza abari mu kuri n'abatari mu kuri. Imana ifite agahinda n'umubabaro ibabajwe namwe. Imana yambwiye ngo muje murajya kuvuga yavuze. Mwijya kuyibeshera. Muri kuyibeshera ngo yabatumye itabatumye. Noneho abantu banabahamagara ngo ni mu basengere mwarangiza mukabaca amafaranga. Imana ifite agahinda n'umubabaro. Imana ntabwo yaguhaye impano kugira ngo uzigurishe. Yaguhaye impano zo kugira ngo uzikoreshe abantu benshi bakwambukira, abantu benshi babohoke. Abantu bakizwa kubera weho. None urajya gusengera umuntu ashaka gukira ngo mazo mpereze ngo 100 kugira ngo ngusengere. None muri gutaka muri kwitakishwa ngo inzara yari yazase igiye kubakora mu matwi no mu bwongo. Mugiye kujya murayumvira mu bwongo. Mugarukira aho ngaho musenge mukorera mu muhamagara Imana yabahamagayemo. Musengera mukuri no mu mwuka. Mureke kwirirwa muri kubeshera Imana. Weho uvuye ku isimbi, uvuye kwa Mbabazi, uvuye Imana yambwengira akizanye inkoni. Musenge rero. Musenge mukizwe ku gato no ku kanini. Kuko ibigiye gutuma musenga biraje byinshi. Hari ibije bigiye gutuma musenga. Abagabo aho baherereye hose muri rusange, abagabo bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, abasore, abakobwa, musenge Imana. Mureke dusenge kuko ibigiye gutuma musenga bigize ute biraje. Mbwira abantu bafite abana bari kwiga mu bigo by'amashuri. Yambwiye ngo mbabwire ngo buri muntu wese ufite umwana uri kwiga ku kigo cy'amashuri, uri kwiga, buri muntu wese ufite umunyeshuri yaba ari hehe asengera umwana we. Kubera yuko nagiye kubona mbona hari umudayimoni winjiye mu bigo by'amashuri. Uwo mudayimoni yinjira mu bigo by'amashuri, mbona abana bose bataye ubwenge. Umwana yaje arareba ku kibaho akabona akibonera inzoka. Umwana yaje arareba ku kibaho akabura ikintu areba. Imana yambwiye ngo mbabwire ibyo bintu Imana yabinyeretse ndi gusenga. Imana irambwira ngo mbibabwire. Ubwo rero ntabwo nabwiye Imana yuko ikintu cyose izambwira nzaza kagitambutsa, kubera ko nje ntabwo nzi kunirijwe ry'Imana. Ntabwo uyu mwuka Imana yampaye yawumpare kugurisha. Dore ko bamwe babigize business, bamwe ngo nabakire, bamwe bari kugendera mu mamodoka meza bibye. Oya, twebwe dufite uzaduha. Abantu musenge rero. Ayibobo haba umuntu muzima ugaragara wari wese yamutangiye ubuhamya. Abantu rero icyo nshatse kubwira abantu bashakisha imirimo izabaherekeza, kuko ni mudashakisha imirimo izabaherekeza sha mufite akaga. Kandi reka mbabwire impfu ziraje nyinshi. Impfu zibaye nyinshi cyane pe. Abantu mushaka mwasenga mukava mu kajagari. Oya, muve mu kajagari, mugabanya gakungu. Musenge mureke ubusambanyi. Abantu muri gusambana. Muri aka kantu sindagenda ntakavuze. Nari ngiye kugenda ntakavuze. Mugiye kujya murajya kwibimishogoro mu kwabandi. Imana yaguhanyerega biteye ubwoba. Imana igiye guhana abantu, igiye guhana amapasitoro n'abadiyakoni. Imana igiye kubahana, igiye kubahana. Nabari abantu bagiye barishora mu busambanyi barageza mwabira bihugu. Mugiye guhura n'Imana, mugiye kubona Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana. Rero guhanwa n'Imana biragoye. Imana yabimbwiye ibabaye, ariyo mpamvu kenshi na kenshi nimuje murabona nazanye ubutumwa. Abahanuzi muhanura uko mwategetswe, muje kuvuga Imana yabatumye. Imitima y'abantu mwaraye. Ariko umuntu uhangara kuvuga ngo Imana iravuze kandi itavuze. Nasomye Bibiliya sanga Bibiliya ivuga ngo abo bantu bazabona ishyano rikomeye cyane. Iyo umuntu ahangara akavuga ngo Imana iravuze ngo itavuze aba yishingikirije kuki, aba yumva
ari iki kimumara ubwoba guhangara kuvuga Mana yacu, Mana turagushimye, turaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, ururangiza rwa burundu, uri Imana yihagije, uri Imana ishoboye byose. Nyaguhora ku ngoma Imana, nkweretse ubutumwa tugiye gutambutsa bushorezwe nawe, kugira imbabazi zawe nyinshi zituzeho. Nyaguhora ku ngoma Imana, nsengeye n'abantu bazakurikirana ubutumwa, uzabahereza umugisha, hazakiriremo benshi kugira izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze rero kuri Imana yumva gusenga, kandi urakoze kubyumvishe ku bwa Yesu. Amen. Ni karibu. Yego murakoze cyane. Ikimpagurukije rero kuza gutambutsa message Imana yampaye, Imana ifite agahinda n'umubabaro. Kubera yuko ibintu yampaye yabimpaye ibabaye, ifite agahinda n'umubabaro. Imana ibabajwe n'abahanuzi bari kuza kuri zikoranyambaga, mwarangiza mukabakira ngo Imana yabatumye tabatumye. Ukiri aho ngaho ko twese tudafite impano yo kugenzura ngo uyu muhanuzi wenda yatumwe n'Imana cyangwa se ntiyatumwe n'Imana, hagati aho ngaho hakorwa iki? Igikorwa yambwiye ngo namwe abanyamakuru mube maso musenge. Imana izagira abasura no mu nzozi. Izagira abasura no mu nzozi, namwe mube maso. Ukoresha umuntu mwamanjije mwamusengera, kubera yuko abantu bari kuza kwiyoberanya kuri izi nkoranyambaga kugira ngo baba abasitari ngo abantu babakunda. Oya wapi. Ubuhanuzi bwa buri kanya ngo Imana irantumye, mvuye ku makuru y'ijuru, ngiye ku mpanuro, ngiye ku gasaro. Imana yambwiye ngo ishizo stop ku bahanuzi. Abahanuzi muhanura uko mwategetswe, muje kuvuga Imana yabatumye. Imitima y'abantu mwaraye. Ariko umuntu uhangara kuvuga ngo Imana iravuze kandi itavuze. Nasomye Bibiliya sanga Bibiliya ivuga ngo abo bantu bazabona ishyano rikomeye cyane. Iyo umuntu ahangara akavuga ngo Imana iravuze ngo itavuze itagambye, aba yishingikirije kuki? Aba yumva ari iki kimumara ubwoba guhangara kuvuga mu izina ry'Uwiteka Imana ngo iravuze kandi itavuze. Njewe ibi bintu Imana yabinyeretse babaye. Imana yambwiye ngo mbabwire, mbese Imana ni radio, Imana ni televiziyo cana ihaka, buri kanya ngo Imana ngo yantumye. Noneho hari amacanuga afite amazina menshi. Wowe amacanuga ariho buno gafigara hari nakangari, ariko bavuye ku ishano yawe agahita ajya ku yindi, mbese iyo Mana ra ibintu by'Imana mbona barabigize akavuyo. Ariko uko byamera kose Imana izagaragaza abari mukuri n'abatari mukuri. Imana ifite agahinda n'umubabaro, ibabajwe namwe. Imana yambwiye ngo muje murajya kuvuga yavuze, mwijya kuyibeshera, muri kuyibeshera ngo yabatumye itabatumye. Noneho abantu banabahamagara ngo ni mubasengere, mwarangiza mukabaca amafaranga. Imana ifite agahinda n'umubabaro. Imana ntabwo yaguhaye impano kugira ngo uzigurishe, yaguhaye impano zo kugira ngo uzikoreshe abantu benshi bakwambukira, abantu benshi babohoke, abantu bakizwa kubera weho. None urajya gusengera umuntu ashaka gukira ngo mazo mpereze ngo 100 kugira ngo ngusengere, ngo mpereza 20 ngo kugira ngo Imana ifite agahinda n'umubabaro. 20 se yaka amadolari 1000. Imana ifite agahinda n'umubabaro, yabimbwiye ibabaye. Ahantu naraye yabimbwiye ibabaye. Irambwira ngo ifite agahinda n'umubabaro, irambwira ngo mwikontorore. None muri gutaka umva muri kwitakishwa ngo inzara yari yazase, igiye kubakora mu matwi no mu bwongo, mugiye kujya murayumvira mu bwongo. Mugarukira aho ngaho umusenge, mukorera mu muhamagara Imana yabahamagayemo, musengera mukuri no mu mwuka, mureke kwirirwa muri kubeshera Imana. Weho uvuye ku isimbi, uvuye kwa Mbabazi, uvuye Imana yambwiye ngo irakizanye inkoni.
maze mufite n'indimi sinzi iyo mwazikuye nuko arakwirisa kamera mwarangiza mukavuga indimi z'ubwoko bwose. Imana ifite agahinda n'umubabaro yambwengirajije guheheje kubahanagura. Iyo mutasenze mumushakisha imirimo muzagende mukijijwe muzagende mwejejwe. None gusaba amafaranga niko kuzaguherekeza? Ntabwo kuzaguherekeza. Mbese Imana yambwiye ngo mbese abadesipora mwabadesipora mwe ko mutanga amafaranga ngo babasengere. Ibyo babasengeraga birabonekaga. Yambwiye ngo mbabaze icyo kibazo muzasubize muri comment. Ko mwirwa muri gutanga amafaranga sinyatsi ziri kuza. Sinyatsi ziri kuza. Mwarangiza ngo ntabwo muri kubona amafaranga. Umuntu wese uzahamagara yarangiza akakwaka amafaranga. Uwo muntu nta mwuka w'Imana azaba afite. Uwo muntu nta mwuka w'Imana azaba afite. Ahubwo namwe mubahamagare babasengere namwe muri kwisengera. Namwe ubwanyu muri kwisengera. Namwe ubwanyu muri kwisengera. Namwe mwige gusenga. Ntabwo amasengesho gundi umuntu ntabwo gakwambutsa nawe utari kwisengera. Gumwende batabutsemo kabiri kugira ngo buri mwe wese yigerereje. Namwe mwiga gusenga. Bari kubasukamo imyuka mibi. Bari kubasukamo imyuka mibi ngo bari kubasengera. Imana bayifashe nka mwene wabo. Ntabwo basha nukuza hano kuri kamera baragiza bakivugira ibyo bishakiye. Ikibazo nuko akakaga kari kuzira bose kakazira n'abari gusenga. Iyi nzara Imana yarayivuze irayisohoje. Ikibazo nuko iri kuzira no mu bana b'Imana. Musenge rero. Musenge mukizwe ku gato no ku kanini. Kuko ibigiye gutuma musenga biraje byinshi. Hari ibije bigiye gutuma musenga. Abagabo aho baherereye hose muri rusange, abagabo bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, abasore, abakobwa, musenge Imana. Mureke dusenge kuko ibigiye gutuma musenga bigize ute biraje. Murakoze. Urakoze cyane. Ati bigiye gutuma abantu basenga biraje. Ariko iyi minsi turimo mbona ari iminsi itoroshye ikwiriye gutuma buri muntu wese yegera Imana agasenga. Ariko ububona abantu badamaraye, ukabona abantu ntacyo bitayeho. Ariko mu by'ukuri icyo mbona gikwiriye nuko umuntu wese akwiriye kumenya iyi minsi tugezemo, akamenya uko yitwaramo. Kandi na n'uyu munsi niba Imana ikomeje kugaragaza yuko ibihe bigoye bikomeje kuza, biraje bisha nk'umuyaga wasegwakira. Kandi Imana yambwiye ngo mbwira abantu. Yambwiye ngo mbwira abantu bafite abana bari kwiga mu bigo by'amashuri. Yambwiye ngo mbabwire ngo buri muntu wese ufite umwana uri kwiga ku kigo cy'amashuri uri kwiga, buri muntu wese ufite umunyeshuri yaba ari hehe asengera umwana we. Kubera yuko nagiye kubona mbona hari umudayimoni winjiye mu bigo by'amashuri. Uwo mudayimoni yinjira mu bigo by'amashuri, mbona abana bose bataye ubwenge. Umwana yaje arareba ku kibaho akabona akibonera inzoka. Umwana yaje arareba ku kibaho akabura ikintu areba. Imana yambwiye ngo mbabwire, yemwe umuntu ufite umwana uri kwiga musengere. Fata amasengesho usenge. Kubera yuko hari ibije kwangiza abana banyu. Hari umudayimoni winjiye mu bigo by'amashuri. Wewe uri mu Burayi rero sengera umwana wawe, pfuka musenge. Hari abana benshi nagiye kubona mbona amashuri barayacikishije. Mbona baracikishije batarangije. Imana irambwira ngo mbwire buri mubyeyi wese ufite umwana uri kwiga ngo asenge, afata amasengesho asengera umwana we. Murakoze. Buri wese afata amasengesho yo gusengera umwana we. Yego. None
ko mbona bitoroshye kandi koko hari abantu njya numva akakubwira ati umwana wanjye yabaga uwa mbere none buno byarahindutse byarahindutse abo wa nyuma none ibyo niba wabibonye bigaragara yuko ubwo satani azamukiye mu bana cyane nuko ngera ibihe byo gusenga abantu bongeza ibihe byo gusenga bakamva reka mbabwire mw'abantu tuje tuza hano tukagamba ariko hari igihe tuza tukababwira ibintu mukabifata nka burage mukayifata nkaho bitariho ibyo bintu birahari musenge mugabanye ifiriti mugabanye inyama mufate n'amasengesho ibiryo bicy'amasengesho menshi ibyo bintu Imana yabinyeretse ndi gusenga Imana irambwira ngo mbibabwire ubwo rero ntabwo nabwiye Imana yuko ikintu cyose izambwira nzaza akagitambutsa kubera ko ntabwo nzi kunirijwe ry'Imana ntabwo uyu mwuka Imana yampaye yawumpare kuwugurisha dore ko bamwe babigize business bamwe ngo nabakire bamwe bari kugendera mu mamodoka meza bibye oya twebwe dufite uzaduha abantu musenge rero ariko hari ibintu byinshi abahanuzi mugenda muhanura bigasohora ariko abantu ukabona wenda baratambuka ntibamenye ngo ibi bintu Imana yarabivuze njya nibuka mwagiye mukunda guhanura ibintu by'impanuka cyane ariko ukareba impanuka zibaho muri iyi minsi ukuntu zihitana benshi muhanura ibintu by'inzara ukareba ukuntu buno muri iyi minsi ibintu bimeze nabi mu by'ukuri mugatambutsa ubutumwa ku bantu bagiye bava mu bihugu byacu bagiye bajya mu bihugu by'amahanga ukuntu bagiye bageraho bakiyanduza kandi ko naho Imana ibasanzeyo ibyo ngibyo abantu bakabyumva ariko bakabitesha agaciro bamwe bakavuga bati ubundi ni ibisanzwe umuntu uhagaze kuri ijambo rivuga ngo ni ibisanzwe ubundi se si ibisanzwe uyu muntu wamubwira iki buriya ikintu nabwira uwo muntu ngo utari umunsi yahuye niho azamenya yuko ibyo twavuze ari ukuri umunsi akaga kamuziye kamusatiye ejo twiriwe turashingura umugabo wishwe na kanseri ariko mu by'ukuri turunashimiye Imana haba amayibobo haba umuntu muzima ugaragara wari wese yamutangiye ubuhamya abantu rero icyo nshatse kubwira abantu bashakisha imirimo izabaherekeza kuko nimudashakisha imirimo izabaherekeza mufite akaga kandi reka mbabwire impfu ziraje nyinshi impfu zibaye nyinshi cyane pe abantu mushaka mwasenga mukava mu kajagari oya muve mu kajagari mugabanya agakungu musenge mureke ubusambanyi abantu muri gusambana muri aka kantu sindagenda ntakavuze nari ngiye kugenda ntakavuze ibaza umudiyakoni muzima umuntu araje aramutakiye ari mu kibazo aramutakiye ari mu kibazo afite ikibazo gikomeye cyane ngo kugira ngo amuguze amafaranga ngo bamanze baryamane kandi ni umudiyakoni icyo kintu carambabaje kandi uwo mudiyakoni ni uwahariya ku rusengero asengeraga ku rusengeraga ngo amanze aryamane na kugira ngo umuntu w'umudiyakoni wasizwe amavuta wabatiza umuntu ngo ngasengero ngaguze umuntu amafaranga ari uko baryamanye ko byaba bitoroshye noneho umuntu ashaka kuryamana nawe afite ikibazo cinda ayirangizanye imyaka 5 baramuroza ubwo baramuroza inda yamuheze yamuheza ko ndi kumva bitoroshye ngaho nawe mbwira ubwo bukirisitu ariko reka mbabwire Imana igiye kubakubita igiye kubakubita mugiye kuhura nayo kugira ngo umuhereze amafaranga ngo mumanze buryamane wa mudiyakoni we ndabizi uzanakurikirana icano Imana izadufasha uyikurikirane ubirebe
ubwo se niyo ubwo urukumva nimba yaramuganye afite ikibazo ngo kugira ngo amuhe amafaranga ngo reka bamanze baryamane kweri umuntu w'umukristo uwo ntabwo ari umukristo umudiyakoni yari kumuhoza uwo ntabwo ari umukristo rwose hariya kumuhoza ni umudiyakoni umva ngo ni umudiyakoni wasizwe amavuta umuntu w'umukristo ntabwo ibaze uwo muntu ashaka kuryamana nawe inda yahezeho turi gusenga Imana ngo turebe ko Imana yamubohora turebe ko yabyara umwana muzima ngo none ngo kugira ngo amuhe amafaranga ngo reka bamanze baryamane mbese iri joro mwirirwa muri reka mbabwire hari abantu barenganyaga abantu batari kujya mu rusengero ni ukuri nimushake kureka kwibaza ku bantu none se nk'uwo yazatuma wongera kugaruka mu rusengero udafite umuhamagaro ntabwo biba byoroshye narababaye ndongera ndababara nsenga Imana mbwira Imana ko tuzi ko ushobora byose warengera uyu mubyeyi Imana imurengere rwose ajye gufungirwa 1.5 miliyoni ngo ntabwo naguha amafaranga ganje tutaryamanye umva uwo mukirisitu uzakura amayibo mu muhanda ngo ajye gusenga mu rusengero Imana izakubita goma buno gwanyu gwamugani gwarizi kizaya Imana ije kubakubita ku buryo muzangira gusubira ubundi Imana arayibwe ngo mbabwire igiye kongera kubasubiza ku isuka mwari muri hokera mugiye kongera guhinga nabwo muri kuja kwatisha mu kwabandi nibabona n'icyatisha niba ari icyatisha ninde se uzakiba mugiye kuja murajya kwiba imishogoro mu kwabandi Imana yaguhanyerega biteye ubwoba Imana igiye guhana abantu igiye guhana amapasitoro n'abadiyakoni Imana igiye kubahana nabari abantu bagiye barishora mu busambanyi barageza mwabira bihugu mugiye guhura n'Imana mugiye kubona Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ngo rero guhanwa n'Imana biragoye Imana yabimbwiye ibabaye ariyo mpamvu kenshi na kenshi nimuje murabona nazanye ubutumwa uko nabutambukije nuko nguko nuko Imana iba yabumpaye nta gundi mutima mubi mfite ntabwo nkarishe nkuko mubivuga oya nuko Imana iba yabimbwiye nanjye nkabitambutse uko yabimbwiye ubwo rero mugarukira aho ngaho Imana ishaka ko mukizwa ishaka ko mukizwa mwabahanuzi mwe umuhanura uko mwategetswe Imana itakumenyekanishije nta wakumenya itakugize umusitari nta umva ubwo busitari mushaka ubwo busitari muri kuzana mu by'Imana ubwo bujama muri kuzana mu by'Imana ubwo uva ntago ibyo Imana ishaka ko mukizwa ku gato no ku kanini ngarega arwambwiye ngo impamvu mwebwe muvuga guco ngo nishari mutugirira kubera dusa neza natwe igihe cyacu nikigera natwe tuzatambuka duse neza kandi n'ubu ntacyo dutwaye dusa neza naringize ngo musa nabi dusa neza cyane kabisa umuntu usa nabi yaba asatase ngo dusa nabi inzara yaratwishe igihe cyacu cyo kurya nikigera tuzarya impamvu nyine none se arega abantu ntibagishaka kureba iby'Imana ngo babihereze agaciro ahubwo abantu bari gushaka abantu bari kwishakira kwirebera bya bindi bisekeje gusa oya mushaka mwareba ubutumwa bwiza mukihana mukava mu byaha kuko ibintu turi kujya turababwira mugiye kuzabirebesha amaso abantu rero nimushake mwihane mugarukira aho ngaho murakoze murakoze cyane Imana y'amahoro ibahe umugisha habwirwa benshi hakumva beneyo ntacyo njya ndenza ku butumwa Imana ibitambukije cyangwa se ngo nongere kuri message y'Imana gusa umuntu wese utumvira
ubutumwa Imana itanga azabona ishyano, kandi umuntu wese udahirimbanira kumva icyo Imana imushakaho byanga bikunda azahura n'inkota y'Imana, azahura n'akaga, kuko niko bimeze. Ariko kumvira ni byiza. Iyo twumviye biravuga ngo iyi migisha yose izatuzaho itubeho akaramata. Navuga ngo rero nabasaba gusoza musenga Imana kugira ngo abazakurikira ubu butumwa bose umwuka w'Imana azabagereho, abumvise icyo Imana ibashakaho, kubera yuko iyo ubutumwa budashorewe n'umwuka w'Imana hari igihe abantu babwumva ugasanga n'ubundi barabyumva nk'imvaho, bamwe bakibaza uko ibintu bimeze bikabacanga. Ariko iyo wumvise umwuka wera akakugeraho akakubwira ngo hano wahumvise neza, umwuka wera akakugeraho akubwira ati iri jambo uraryumvishe neza, ibintu birutaho kugenda neza cyane. Kandi ibyo byose nta kindi ni isengesho. Isengesho iyo ryahageze ibintu byose biba usenga Imana. Mana turagushimye, uri data wa twese mwiza, uri umukozi w'umuhanga, uri urangiza rwa burundu, uri Imana yihagije, uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Ndasenze nyagora ku ngoma Imana, nsengeye abahanuzi, ndasenze kugira ngo ubagarurire umwuka wera, wongere ubaho umwuka wera, ubahagakiza kugira izina ryawe rihabwe icubahiro. Mwami Imana Nyiringabo, nkweretse abadiyakoni, ndasenze kugira ngo nabo basure, ubaho umwuka wera, bagendere ku ijambo ryawe kugira izina ryawe rihabwe icubahiro. Mwami Imana Nyiringabo, nkweretse abantu bazakurikirana ubutumwa, uzabakomereza amaboko, uzabashigikire kugira izina ryawe rihabwe icubahiro. Abafite ibibazo ubikemure kubera yuko ushoboye byose. Mwami Imana Nyiringabo, nsengeye n'abantu bari kujya gusambana, ndasenze kugira ngo ubakize ubwo busambanyi, ubakize ubwo busambanye huko bahagakiza kugira izina ryawe rihabwe icubahiro. Nkweretse n'abarozi bari kuroga mwabirira bihugu kugira ngo bahagakiza birabirozi. Mwami Imana Nyiringabo, tubitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo imbabazi zawe nyinshi, urukundo rwawe rwinshi Kristo ruze ku bantu bawe. Urakoze nyagora ku ngoma Imana. Rero urakoze kuri Imana yumva gusenga, kandi urakoze kubyumvishe ku bwa Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.